twongeye kubaha ikaze mwe bakunzi b'ikiganiro Sky Show hano kuri Sky TV Show. Kanizere ko mumeze neza kandi ko buri kimwe cyose kiri kugenda neza. Anizere ko we utarakora subscribe wamaze kuba wayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye Sky TV Show iba yabateguriye hano kuri Sky Show, aho tugiye kuba twagira ibyo tugarukaho kuri showbiz, tukavuga ku makuru agiye atandukanye, aho tugiye kureba se ibibundi biri kuvugwa muri showbiz ni he, haba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Turebe se ibirimo biravugwa ni ibihe. So rero kanizere ko wowe utarakora subscribe warangije kubikora kugira ngo nitujya dukora ibiganiro ujye uba uwa mbere mu kuba wabibona. Rero reka turebe se ubundi ibiri kuvugwa hirya no hino ni ibihe, ubundi tumenye se ubundi amakuru arimo aravugwa na yahe, ariko tugiye kwibanda cyane cyane ku ifungurwa rya Chris Brown yari umaze iminsi afunzwe, aho tugiye kuba twareba se ubundi we birimo biravugwa ni ibihe. Rero munyemerereho gatoya ndanzikeho gato ubundi tugaruke muri updates zigiye zitandukanye zacu z'uyu munsi kugira ngo tumenye se bundi ibiri kuvugwa ni ibihe. So tudatinze turahera kuri ino nkuru y'umuraperi Racine. So rero umuraperi Racine kuri uno munsi yatangaje yuko amafaranga makeya yigeze kuba yakorera cyangwa se yigeze gutaramira mu muziki ni amafaranga ibihumbi 50 yigeze kuba yakorera. So rero akaba avuga yuko ariyo mafaranga makeya yaba yaratangiriyeho kuba yakorera, bishimangira yuko uyu muraperi amaze kuba yahagarara neza, kubera ko ubu aya mafaranga yatangiye akorera nk'ibihumbi 50, ubu utamuhamagara ngo gutaramire kuri ayo mafaranga. So rero ni cyerekana yuko burya niyo ufite impano cyangwa se uhagaze neza cyane muri kariyeri yawe, ishobora kuba yagutunga ndetse ikaba yabyaza umusaruro ayo ubasha ko wabona uyakuye muri ya kariyeri yawe n'ubundi, yaba ubuhanzi cyangwa se gukina filimi cyangwa se ibintu byose waba ufitemo passion ariko uzi neza ko ari impano yawe. Yagaragaje ko ari ikintu rero gishobora kuba cyagutunga, kubera ko hari amafaranga make ugomba kuba wabanzirizaho nk'umuntu utangira, ariko wamara kubyinjiramo neza ukaba wagira andi mafaranga ugeraho hejuru mu rwego rwo kwerekana cyangwa se rwo gushimangira yuko burya ari aho ageze cyangwa se imana yiwe ari aho imugejeje. Ubu rero akaba ari umuraperi Racine waje kuba watangaza ibyo bintu kuno munsi. So rero another update ni update ari kuvugwa kuri Harmonize, aho Harmonize arifuza kubyara undi mwana cyangwa se arifuza ko yagira undi mwana. So rero umuhanzi wo muri Tanzania wamenyekanye nka Harmonize usanzwe afite umwana umwe w'umukobwa, yatangaje ko kuri ubu yifuza ko yabyara umwana w'umuhungu. So rero ibi yabitangaje yifashishije amashusho agaragaza umuturirwa ari kubaka muri Tanzania, avuga ko imbere he ari heza. So rero akaba ari umuhanzi Harmonize urimo rifuza kuba yabyara umwana w'umuhungu, cyane ko yari asanzwe afite umwana w'umukobwa, ariko akaba avuga ni atarifuza undi mwana wa kabiri kugira ngo byuza arusheho kwagura famiye, ariko cyane cyane ngo akazaba ari umuhungu. So rero akaba akomeje ibikorwa bye byo kubaka inzu yindi nshyashya arimo rubaka muri Tanzania. Akaba ari inzu nziza cyane, abona yuko koko umuziki nawe ari mu bahanzi wahiriye cyane ndetse cyane yuko n'undi dusanzwe tubibona yuko cyangwa se twavuga yuko nawe ari umwe mu bahanzi bakomeye hano muri East Africa. So rero twihuse turebe andi makuru ari kuvugwa ku ifungurwa rya Chris Brown. So rero turabanza duhere kuri aya makuru avuga ku ifungurwa ryiwe, ubundi tugaruke se turebe Davido we yatangaje iki nyuma yo kumva inkuru nziza yuko n'uwo nakita inshuti ye Chris Brown yaba yafunguwe. So rero Chris Brown yarekuwe atanze ingwate. So rero umuhanzi Chris Brown wari umaze iminsi afungiwe muri gereza yo mu Bwongereza yamaze kurekurwa, ategekwa gutanga ingwate ya miliyoni 5 z'amapaundi, asaga miliyari 9 z'amafaranga y'u Rwanda.
harimo imwe agomba kwishyura bitarenze iminsi 7. Chris Brown yarekuwe nyuma y'uko abamwunganiraga mu mategeko bari bamaze iminsi batakamba ko yatanga ingwate akarekurwa akajya gukora ibitaramo afite yise Chris Brown XX bizazenguruka ibice bitandukanye by'isi harimo n'ibyo azakorera mu Bwongereza aho azaba anizihiza imyaka 20 amaze ari mu muziki. Ibi bitaramo bizatangira tariki ya 8 Kamena mu mwaka wa 2025 mu gihe byari biteganyijwe ko azaburana tariki 13 Kamena mwaka wa 2025. So rero uyu muhanzi yatawe muri yombi tariki 15 Gicurasi mwaka wa 2025 afatiwe kuri hoteli yari acumbikiwemo aho akurikiranyweho icyaha cyo gukubita icupa umuproducer witwa Ibrahim bahuriye mu kabyiniro tariki 19 Gashyantare umwaka wa 2025. So rero nyuma agifungurwa nibwo haje ko hagaragara amavantima y'umuhanzi Davido ukomoka muri Nigeria aho banafitanye n'indirimbo, ariko uyu muhanzi akaza kugira icyo atangaza ku ifungurwa ry'uno muhanzi ngo ni Chris Brown, cyane ko ari na bashuti cyane. So rero Davido yishimiye ifungurwa rya Chris Brown, akanyamuneza ni kose ku muhanzi wo muri Nigeria Davido nyuma yo kumenya amakuru ko inshuti ye magara Chris Brown wari ufungiwe mu Bwongereza yamaze kurekurwa. Ni nyuma y'uko ku munsi w'ejo yari yifashishije Instagram ye asaba ko Chris Brown yarekurwa. Chris Brown yarekuwe kuri uno munsi ku itariki 21 Gicurasi mwaka wa 2025 ategekwa gutanga ingwate ya miliyoni 5 z'amapaundi. So rero akaba ari ikintu cyiza cyane ndetse akaba ari inkuru nziza cyane ku bakunzi b'umuziki ndetse n'abakunzi ba Chris Brown by'umwihariko. So rero twihuse nanone reka tujye muri Uganda. Se ibiri kuvugwa ni ibihe? Nuko umuhanzi Eddy Kenzo yashyize umucyo ku mubano we na Azawi. Umuhanzi wo muri Uganda Eddy Kenzo yatangaje ko nta kibazo na kimwe cyihariye afitanye n'umuhanzi Azawi. Nubwo ari umwe mu bahora banenga imiyoborere ye. Mu kiganiro Eddy Kenzo yagiranye n'ikinyamakuru Exclusive Busy yavuze ko we nta nzika afitanye na Azawi kuko ari umuhanzi yishimira intsinzi ye. Icyakora akavuga ko atemeranya n'ibitekerezo byo ku ngingo zimwe na zimwe za politike kuko akunda kubogama cyane. Ati nk'umuntu ibitekerezo bye hari ikigero biriho cyane ibijyanye na politike, ariko kuri icyo kigero ariho ibikoresho mu buryo bwo kubogama cyangwa akaba nta bumenyi abifiteho ku bintu bimwe na bimwe. Ibi yabivuze mu gihe Azawi akunze kumvikana ku mbuga nkoranyambaga anenga Eddy Kenzo ko yananiwe guhaguruka ngo arwanirire abahanzi bagenzi be ayoboye mu ihuriro ry'abahanzi UNMF. So rero akabihuza nuko ashyigikiye ishyaka riri ku butegetsi. Rero akaba aricyo kintu bapfa cyane kubera ko Eddy Kenzo ngo adakunda kuvugira abahanzi bo muri Uganda, cyane by'umwihariko nk'abahanzi b'Abagande. So andi makuru rero ni amakuru ari kuvugwa kuri Drake. Uyu akaba ari umuhanzi w'umuraperi wo muri Amerika. Rero akaba ari umuhanzi nka Drake cyangwa se wamamaye nka Drake
aho nawe hari amakuru arimo aramuvugaho. Se rero amakuru arimo aravugwa nuko umuraperi Drake yaciye agahigo kuri Spotify. Nk'umuraperi Drake yaciye agahigo ko kuba umuhanzi wa mbere umaze kumvwa n'abantu benshi kuri Spotify basaga miliyari 110. Ni agahigo yaciye abikesha alubumu ye Samsex iriho indirimbo enye yahuriyeho n'umuraperi wo bita Platnext Door ikomeje guca ibintu. So rero akaba ari umuraperi cyangwa se umuhanzi Drake navuga ngo umaje kuba yayobora kuri Spotify ubu ngubu nk'umuhanzi wa mbere ufite indirimbo zumvishwe cyane cyangwa se album yumvishwe cyane cyangwa se nk'umuhanzi wumvishwe cyane kuri Spotify. So rero inkuru igakomeza ivuga yuko iyi album ubwo yajyaga hanze tariki 14 Gashyantare mwaka wa 2025 ku munsi wa mbere yahise yumvwa n'abasaga miliyoni 56 n'abantu 500 kuri Spotify. Nyuma itangira kugaragara ku rutonde zitandukanye zirimo album 200 zikunzwe kuri Billboard. So rero akaba ari intambwe ibirenze cyangwa se akaba ari intambwe navuga ngo yihariye kuri uno muhanzi ndetse n'ibyishimo byinshi cyane kubera ko ni ibintu biba bidasanzwe cyane kandi biteye kuba byakishimirwa kubera ko ni intambwe ibikomeye kuko biba byifuzwa n'abanzi benshi cyane ku isi bagiye batandukanye kandi bakomeye ariko bakabibura. So rero uyu muhanzi ngo Drake we akaba yabigezeho. So rero indi update ni update iri kuvuga yuko ibimenyetso bishinja Puff Daddy cyangwa se P Diddy bikomeje kuba uruhuri. Ubushinjacyaha mu rukiko rwisumbuye rwa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwashyize hanze amafoto y'ibiyobyabwenge n'amavuta baby oil yifashishwa mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina byasanzwe mu cyumba cya P Diddy yafatiwemo. Ibi bikaba biri gukoreshwa nk'ibimenyetso bimushinja ibyaha byose aregwa harimo gusambanya abagore n'abakobwa ku gahato, kubanywesha ibiyobyabwenge n'ibindi. Ibi bikaza byiyongera ku buhamya butangwa mu rukiko bw'abamushinja. P Diddy yatawe muri yombi tariki 16 Nzeri umwaka wa 2024 afatiwe muri hoteli yari acumbikiwemo New York. So rero akaba arizo update twari dufite for right now. Ngiye kugezaho update ni Sky mwenyewe ni ya Pablo Papita Pachino Makadano Tigre Kasco Pisto. It's your back and shabo bit Pogan Boy. Another shino the fan the it's your shop DJ Sky Miss Move. Akanizera ko wowe utarakora subscribe warangije kwikoraho ubundi ukaba uzaza uwa mbere mu kuba wabona update zacu za buri munsi. So rero kaba tubifurize umunsi mwiza no gukomeza kugubwa neza kandi kanizere ko ibintu byose byawe birimo biragenda neza kandi ko Imana iri gukomeza kugenda ibishyiramo imigisha. So rero tubonane mu zindi update z'ubutaha. Ngiye mwabanye ni Sky mwenyewe kandi kanizere ko wowe utarakora subscribe ubu wamaje kuba wakanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye uwo munsi ku wundi.